Ikaze mukunzi wa Ritari TV, ngo haye ikaze mukunzi w'Uwiteka Imana, ngo haye ikaze ugihumeka umwuka w'abazima. Amahoro ya Yesu nabane nawe. Nitwa Reverend Tsaguye Amiel, ndakwegereje kuri Ritari TV. Ndagusaba inkunga yo gukanda subscribe. Iraba ari inkunga ikomeye kandi nawe irakugirira umumaro kugira ngo message Imana itunyuzamo cyangwa se Imana ishaka kuvugana nawe ibitunyujijemo kikugeraho mu buryo bwihuse. Ndagira ngo ubwire ngo niki Imana ibitunyujijemo kugira ngo ubashe kucyakira, kugira ngo kibashe kugira umumaro, kubera ko Imana tuvuga, Imana twiringiye, Imana twizeye, ntago uzayibonesha amaso yawe. Igomba kunyura mu bakozi b'Imana uko byagenda kose, kandi igomba kunyura mu bagaragu bayo uko byagenda kose. Ntago uzayibonesha amaso. Ndagira ngo ubwire rero urindire gutabarwa n'Imana cyangwa ushakisha Imana, Imana uzayisanga mu ijambo ryayo, Imana uzayisanga mu bagaragu bayo. Nanjye rero Yesu aranyemereye kugira ngo ugezeho icyo Umwami Imana yaguteguriye muri uyu munsi. Ndagira ngo rero ube maso, wumve ijambo ry'Imana, ntukandeho ngo uhite ugenda, cyangwa ntiwumve ijambo rimwe ngo uguruke, ahubwo wumve ijambo ry'Imana uryumve neza, kuko tugiye kuritanga uko Umwuka w'Imana atuyoboye, tugiye kuritanga uko Yesu ashaka. Kandi ni ukuri Imana iracyari ku ngoma, ubwami bwayo ntibuzahanguka, ingoma yayo ntizahanguka, ntawayibanjirije nta n'uzayikurikira, na Alpha na Omega, n'itangira ikaba n'iherezo, topile side kotaki, n'ubwugamo bw'umugaru, n'Elohimu, n'ishobora byose, niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Ukuboko kwayo ntabwo kwaheze ngo nirwe gukora, ndetse n'ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo nirwe kumva, abayitakira ku manywa na nijoro. Yesu nashimwe cyane, kandi byange bikunde haracyari 7,000 bitapfukamiye Bayali bizakubwira Imana, bizakubwira imbaraga z'Imana, bizaguhanurira. Ntabwo rejwi ry'Imana rizaceceka. Yesu nashimwe cyane, Imana izavuga, iracyafite 7,000 bitapfukamiye Bayali. Ndetse ijambo rinambwira yuko ngo nitutanavuga n'amabuye azavuga. Ndagira ngo rero unyemerere, kuko ngewe Imana kimvugishije, igihe Mwuka w'Imana kimpanzeho ngo ntange ijambo ry'Imana uko riri, unyemerere uryakire n'iryawe. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo kandi numubwire ko nuryizereramo, turimo turabona Imana idukoresha imirimo n'ibitangaza. Abantu barimo barashima Imana kubwira ijambo, barimo barampamagara bagashima Imana, abantu barimo barizera mu ijambo bakabohoka, izina ry'Iteka Imana rigahabwa icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe nuwizerera mu ijambo, iri jambo ukarigira iryawe, rirahindura ubuzima bwawe. Urabona mu gitangaza cy'Imana, byange bikunda abana b'Imana barahari, kandi Data nazaceceka, kandi araje ku buzima bwawe. Yesu araje ku buzima bwawe. Wowe rata ucyumva ijambo ry'Imana. Reka rero nsenge. Mana, ndagushimiye ubw'ijambo ryawe, nyemerera urihagarikire, uryiyoborere, uritange uko Data ume kuritanga uko ubishaka, kandi urigeze kuri nyiraryo, kandi icyo wagambiriye kuri nyiraryo kibe mu izina rya Yesu. Amina. Reka dusome ijambo ry'Imana rero riri hano mu gice cya 7 cya Yeremiya. Turasoma umurongo wa 8. Niho Umwuka w'Imana mpaye guhanura muri uyu mwanya. Ndasubiramo, ni Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 8. Umutwe w'aya magambo nubwo nari yasome yose y'iki gice cyose cya 7, ariko umutwe uravuze ngo Imana ihinyuza indimi y'uburyarya. Ndumva rero tugiye kuganira Imana ihinyuza idini y'uburyarya. Hepfo hakongera akavuga ngo ibahanurira ibyago. Nuko iyo titre y'icyo gice ivuga ngo Imana ihinyuza idini y'uburyarya, ibahanurira ibyago. Yesu nashimwe. Ariko ngewe ngiye gusoma kugarukirizaho Imana ivuga ngo Imana ihinyuza idini y'uburyarya. Hepfo ku byago ntabwo ndi bugereyo. Nkubwira ngo rero naho ngiye kuguhanurira, kubera yuko Imana irambwiye ngo nkuburire, ntabwo nje kuguhanurira ibyago. Ngero Imana irambwiye ngo nkuburire kugira ngo wihane, uhagarare mu buryo bukwiriye, wikontorore, urebe uko uri kugenda, kandi numvira ijambo ry'Imana warihannye ukaba ugendamo neza. Ubwire Yesu ngo nkomeza Mwami, ntunsige, ntundekure. Ubwire Yesu ngo nkomeza Mwami,
amaboko yagumyiza nkomeze, ubwire Yesu ngo si ku bwanjye, si ku bw'ubuhanga bwanjye, si ku bw'amashuri yanjye, si ku bw'uko nzi gusenga cyane, si ku bw'uko ndi mwiza cyane, ahubwo n'urukundo rwawe Data, n'ubuntu bwawe. Komeza mfate Mwami, ntunsige njyenyine. Yesu nashimwe cyane. Nje guhanura rero, nagwa aho ibyago mpagira mbisubiremo, nje guhanura nkubwira ngo nje kukuburira. Ni kumwe Imana mbwiye ngo dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza Bayali imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mukavuga muti turakishijwe, ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga y'abambuzi mu maso yanyu? Dore njye ubwanjye narabibonye, ni ku Uwiteka avuga. Yesu nashimwe. Aho ibyago harakomeza hepfo, amagambo yandi arakomeje hepfo. Ugeze ku murongo wa 12 ugakomeza ukamanuka hepfo, iki gice cya 7 hari guhanura iby'ibyago. Guhanura iby'ibyago by'abantu Imana irimo ibwira aya magambo. Ariko njye ntabwo ari byo nje guhanura ibyago, ahubwo nje guhanura gukira ku buzima bwawe. Ariko urakira ari uko wumviye umwuka w'Imana, urakira ari uko witekerejeho, urakira ari uko ugenzuye agakiza kawe wowe uvuga uzi ko ukijijwe, urakizwa ari uko ugenzuye imikorere yawe wowe uzi ko ukijijwe, urakizwa neza wowe, urakira ari uko agakiza kawe nawe umwuka w'Imana gusobanura uko gahagaze, urakira ari uko agakiza kawe nawe wumvisha umutima uhamanya n'umwuka wera ko ari agakiza kuzuye. Urakizwa ari uko wowe uri mu nzu y'Imana, niho urakira umaze kumenya yuko agakiza kawe katari kugusha abandi. Wowe bene so baza abandi basanga abandi bashya baje gukizwa, niba baza bagusanga bagasanga ufite agakiza kari kubakongeza, cyangwa niba basanga ufite agakiza kaje kubakonjesha. Niba ufite agakiza gakongeza abaje bagusanga, cyangwa niba ufite agakiza kabakonjesha, hagati aho ngaho numara kumenya urwego uhagazemo, niho uramenya ngo uwo gukira cyangwa hari ikindi kintu cyakurikira inyuma. Ariko ukimara kumvira ijambo, imbabazi ziriho, niwihana ugaca bugufi. Nakubwiye ngo abakiranutsi b'Imana barahari, 7,000 utapfukamiye Bayali birahari. Reka mubwire Yesu rero igihe anyemereye kumuvuga, igihe nanjye akimpaye imbaraga zo kumuvuga, igihe akinkomeje. Yesu nashimwe. Ngo dore mwiringira amagambo y'ibinyoma, uwo ni Uwiteka ubivuga, ngo atagira akamaro. Yesu nashimwe. Uwo ni Uwiteka uri kuvugana nawe ugiye kumvira ijambo ry'Imana. Ni Uwiteka Imana ugiye kuvugana nawe, wowe ugira ubuntu kumva umwuka w'Imana akakuyobora ku ijambo ry'Imana. Dore ko abantu bararirambiwe, abantu bararikerensa, abantu byarabacatse. Yesu nashimwe. Ese amagambo wiringiye, iyo urebye neza usanga ari ay'Uwiteka Imana. Ese ubuhanuzi wiringiye wumva neza kuko bwaravuye ku Uwiteka Imana? Ese urabusengera ko kukumva birasobanutse? Ese Imana yaraguhanuriye? Mu bahanuzi twaraguhanuriye, tumaze guhanura Imana ivugana nawe, urakomeza urigengeseraho Imana yavuganiye nawe, uracyahagera, uracyahari, uracyahagazemo neza. Yesu nashimwe. Mwiringiye amagambo atagira akamaro y'ibinyoma. Niba aravuganye n'Imana ufite amagambo y'ukuri, niba aravuganye n'Imana ukaba ugihagaze mu cyo Imana yakuvuzeho, ukaba utariyandarika, ukaba utarijandika, Imana ntihinduka, icyo yakuvuzeho kiracyahari. Ariko se aho ngaho Yesu nashimwe cyane. Topilesi deko takideko, aho Imana yavuganiye nawe uracyahari. Ngo mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza Bayali imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya. Yesu nashimwe. Mbese wakwiba kandi uba mu nzu y'Imana,
handimo ndavugana n'abantu bitwa ko bakijijwe, topi lesi de kontaka, abantu bashaka ubwiza bw'Imana, abantu bashaka imbaraga z'Imana. Ko gakiza ufite nako gukurura abandi, ko gakiza ufite nako kuvuga imbaraga z'Imana, ko gakiza ufite nako ari ko kugira ngo kakugeze ku mazu, ntabwo ari ko kugira ngo ubone umugore mwiza, ubone umugabo mwiza. Gakiza ufite ntabwo ari ko kugira ngo ugure amamodokari meza, ugire ibintu byinshi bikomeye, wirata ibyo bintu. Gakiza nako kugira ngo uvuge imbaraga z'Imana, gakiza nako kugira ngo n'abandi bakizwe. Ibyo nibyo tuzongererwa abakijijwe, turabishaka twese, abantu turabikeneye. Ariko agakiza ntabwo kazagaragarira yuko wageze kwa Yesu ukabona y'imodokari nziza. Ntabwo kuvuga agakiza ntabwo tuzakakubonera ko wageze kwa Yesu kubaka inzu nziza. Ntabwo agakiza tuzakakuboneramo ari uko wageze uvuga ngo wageze kwa Yesu ubona urugo wari warabuze urugo, cyangwa ungera kwa Yesu ubona y'umwana, ubona urushako. Ntabwo rero tuzaboneramo agakiza kakurimo. Agakiza tuzakakuboneramo, ibyo ni byiza, Yesu arabifite ibyo, ariko ni ibya kabiri. Hari icya mbere Yesu cyamuzanye mu isi kandi Yesu agushakaho. Yesu yaravuze ngo mugende mwamamaza inkuru nziza, mubabwire inkuru nziza. Agakiza Yesu agushakaho nakiki nako, niyo utagendera inkuru nziza ntabwo bivuze ngo ugende ubwirize. Inkuru nziza ntabwo ari kugenda uvuge Bibiliya, uvuge ibyanditswe. Ntabwo inkuru nziza ari kugenda uvuge ngo ube pasiteri cyangwa ngo ube umudiyakoni cyangwa ube umuvugabutumwa. Ahubwo inkuru nziza ni uko agakiza tuzakakuboneramo muri urwo rusengero wagejejemo, muri uko gukizwa Bibiliya ivuze aha ngaha muri Yeremiya. Nako kugira ngo niba umuntu agusanze mu nzu y'Imana akuboneho inyungu. Niba umuntu agusanze mu nzu y'Imana umukomeze. Niba umuntu agusanze mu nzu y'Imana akuboneremo ikintu kidasanzwe, kubera ko ayo mazu n'urubyaro n'amamodokari n'abadakijwe n'abatazi Imana n'abakorera ibigirwamana barabitunze. Ahubwo ako gakiza tuzakakubonera yuko urimo gufasha abandi, urimo bongera gukizwa, urimo gutuma abandi baguma mu nzu y'Imana, uri gutuma abandi bakunda Imana, uri gutuma abandi bakunda gusenga, uri gutuma abandi barushaho kwihana, uri gutuma abandi barushaho gukunda abantu b'Imana. Nako gakiza